Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza mwebwe mudukurikira mubana natwe kuri Voice Official 250. Nitwa Patrick Danketine ndagusuje kandi mwaye ikaze, ariko by'umwihariko abadivandiste b'umunsi wa karindwi mbifurize kugira isabato nziza, namwe mutayiziza mbifurize kugira weekend nziza. Reka mabwire ngo isabato nziza, babwire ngo Imana ni nziza ibihe byose. Hallelujah. Turimo tujya gutangira isabato, ariko tugomba kubasigamo nanone amakuru kugira ngo mubashe kumenya amakuru, mubashe kumenya byinshi bivuga hirya no hino ku isi dutuye. Ndagushimiye mwebwe mutureba, nubwo rimwe na rimwe ari igihe mwanga kubireba, ariko mwebwe munyuzamo mukatureba, ni iby'agaciro cyane ko mubana natwe, ko mudukurikira. So it's very nice, ni iby'agaciro cyane 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 ko mutureba kandi mudukurikira. Nzanye amakuru atari meza ku ruhande rumwe, ashobora kuba meza wenda ku banzi, ariko sinikeza ko umuntu wari we wese ikibazo cyose wafitanye n'umuntu wakwifuza ko umuntu yafungwa, burya uba uri umugome, ufite ubugome ndengakamere. Gereza si ikintu cyiza wakwifuriza umuntu. So rero iyo umuntu akwifurije ko wafungwa, umuntu aba ari umugome pe. Ariel na Babo barafunze, icyumweru kigiye gushira, bafunzwe ku tariki ya 5 ijoro rishira tariki ya 6 mu cyumweru gishize, bari bavuye kwita abana b'ingagi izina. Bari Ariel by'umwihariko yari yaririmbyemo, ariko rero bakurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse no kuba bari mu kabara amasaha yarenze. Ariel ni umukobwa w'umwana mwiza pe, twahuye kenshi, twavuganye kenshi. Ndakeka ko mfite n'ideni ngomba kujya kumusura pe, ndumva ndimo ideni ryo kujya kumusura. Ariel Imana ize kunshoboza njye kumusura, uko ntekereza ko muri mideni ryo kumusura pe. Imana imfashe kandi inshoboze. Ariel nzajye kumusura. Ni umwe mu bakobwa batakitinga nk'aho ari abasitari, ni umwe mu bakobwa bari hambo cyane, muhuru ukabona ari sociable, ukabona araganira, ukabona yisanzuye. Wizi ndawukunda, uti nawe ndawukunda pe, ukumva nyine nta mutima mubi ntaki. Ni umuhanga, by'umwihariko yaramaze iminsi yabonye amahirwe yo gusinya muri Universal Music Group. Ni kampani ikomeye cyane mu bijyanye n'umuziki ku isi hose, ariko n'ishami ryayo ryo muri East Africa. Ni amahirwe yarabonye nyuma y'imyaka 5, dore ko yatangiye umuziki 2020. No mu minsi ishize yizihije imyaka 5 ubwo yasohoraga album yitwa Here to Stay, iriho indirimbo zitandukanye mwagiye mukurikira. Ariel Boys arafunzwe, afunga ibintu bitwa Babu, n'umwe mu bakobwa nabo bajya gukora amakora boy, yakora indirimbo na The Band, yakora indirimbo na Urban Boys, yakora indirimbo na Bruce Melody, yakoze indirimbo zitandukanye nziza, ndetse no kuri igitaramo ka Kigali yari yateguye. Imana iborohereze. Ariko se kandi tunasaba Imana ko bataza kubasangamo ibiyobyabwenge. Iyo bamaze gusangamo ibiyobyabwenge biba byatangiye guhindura isura. Bafungiye kuri station rero ya Remera. Vuga n'Imana inshoboze nze kubasha kujya kumusura. Buri umuntu muramutse mubanye mu byiza gusa, ariko wagira mu bibuka mubura, ntago umuntu aba ari inshuti yawe. Ni amakuru rero yagiye agirwa ibanga guhera mu minsi yashize, guhera mu cyumweru cyabanje. Bisa naho ni inkuru yatinze kumenyekana kugeza umuvugizi wa polisi ASP Tikanga abitangaje ku munsi w'ejo, nibwo abantu baje gutinyuka noneho batangira kuvuga iyo nkuru, bayivuga bitandukanye, harimo n'abasebya, harimo n'abaharabika, ngo yagiye mu kabari ngo kwishyura ngo miliyoni 8. Ibyo bintu ni harabika pe, ibyo bintu ni harabika, ibyo no gusebanya. Ngo yagiye mu kabari ngo banywera miliyoni 8. Abantu bangahe banywaga iki? Bagiye kwishyuramo miliyoni 8. Rimwe na rimwe iyi showbiz yacu nayo yuzuye ibintu byitwa iharabika, byitwa ubugome. Nabonye tugeze kuri level umuntu asigaye apfa, abantu bakarwanira ku isanduka. Ibyo bintu kera umuntu wapfuye baga ari umuntu urinzwe cyane, ariko ibintu bigenda bihinduka, aho usigaye usanga noneho umuntu apfa bakatanya kumukoraho ngo ama operation, ibiganiro, abantu ngo bakarwanira kuri morgue. Ibyo bintu kera n'ibyabagaho, usanga ari ibintu bibi cyane. Ariko mbibutse ko mwebwe mpamvu dukurikiye, ushaka isaha nziza cyane nk'iyi smartwatch irimo GPS, kugira ngo ujye ahantu ntabwo bigisaba kuyoboza, kugira ngo utunge telefone nziza n'ibigisaba kuyoba. Ugana Rujama Phones Shop, ni Kafuri Zone mu mujyi, hanyuma ukabona ibikoresho byose by'ikoranabuhanga bijyanye na iPhone, Samsung. Amakuru mfite nuko iPhone 17 iri buze kugera mu Rwanda mu cyumweru gitaha. Ukeneye kugerayo nawe kugira ngo yibikeho, ukeneye gutunga isaha nziza cyane nk'iyi smartwatch. Ntabwo ukeneye kugenda ubaza ngo hano hantu ngo muhandangire, n'ibintu bya kera bire cheap. Nakaba gaciyemo Rujama nawe n'umwe mu bantu bacu badufasha
ubuzima bwa munsi ku munsi. Twigarukire kuri Ariyeri n'ubumuntu bwabaye buke kubera gushaka views, nsigaye mpurefera ko nabura views aho kugira ngo nze kuza gushyiramo ibintu biharabika umuntu. Niyo mpamvu musigaye mubona rimwe na rimwe hano tubura views, nuko tubaha ibyo mudashaka. Ibyo mushaka ni iki? Ni amatiku. Ibyo mushaka ni iki? Ni kanaka noneho ngo azanye ngo umuntu wabyaranye ngo nagogo rero ziwitahiye. Ibyo mushaka kureba. Rimwe na rimwe rero hari igihe bisaba ko umuntu ashyiramo ubumuntu kugira ngo nibura ibyo ngibyo abantu bashaka kureba, ibyo ngibyo abantu bashaka kumva ari byo babona. Uti bimeze bite rero? Ariyeri akurikiranyweho gukoresha ibiyobyabwenge ndetse na Babu K8 ni umukobwa ujya gusa nk'umumetisi utagiye uba mu Rwanda kenshi, yagiye aba mu Budage kenshi, afite mama we w'umunyarwanda, ise w'umumetisi gutyo sinibuka neza, ise w'umuzungu sinibuka neza gutyo, nyine yose niba atari mama we ni w'umunyarwanda ni papa w'umunyarwanda, ariko ni gutyo gusa ise ni Umudage, yanagiye abayo kenshi. Barafunzwe, icyumweru kigiye kurenga. Umuvugizi rero ubwo yaganiraga na The New Times yaje kubyemeza kuko bafunze, aravuga ko dosiye igikurikiranwa kugira ngo ishyikirizwe ababishinzwe. Biba ari bibi cyane iyo dosiye yamaze kugerayo, hari igihe batagifite igaruriro, kandi ni bamwe mu bakobwa b'abahanga twari tugikeneye, ariko kandi bahanzi. By'umwihariko umuntu ashobora gukoresha urubyiruko, twirinde gukoresha ibiyobyabwenge, ni bibi. Ibiyobyabwenge uzi ko bigushajisha imburagihe. Uzi kureba umuntu w'imyaka 25 ukagira ngo afite 40 kubera iminkanyari, kubera kutarya, kubera kudakaraba, yarahisemo gukoresha ibiyobyabwenge. Ubundi ukabona intoki kubera iki, ukabona ni ibintu bidazi ukuntu bisa, ukabona isura y'umuntu, ukabona umuntu yabaye muzehe asigaye agenda ibitugu bimeze gutya kubera ibiyobyabwenge. Kubera iki? Rubyiruko twirinde gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ibintu nkomeza kubasaba umunsi ku wundi. Ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo, ibiyobyabwenge nta cyiza cyabyo. Birakwiye ko rero tubasengera, bari ahantu hatari heza, nabo bishoboye bakajya kubasura. Igihe byaga bikundiye weekend igomba gusiga ngiye gusura Ariyeri, kuko bamwe mu bantu bagiye bambanira, bagiye bamama interview na hano kuri Voice of Vision Television ziriho video twanjye tuba turi kuri social media zanjye zitandukanye, Patrick the Entertainer, abankurikira barazibona, hino tu video tugenda wenda ducaho gutya murimo muragenda mutubona. Ariyeri ni umwe mu bantu navuga ko bari bafite ukuntu babanye neza na sosiyete. Byanunguye, ariko ntibyanunguye kuko ni umuntu, ariko birakwiye ko batubera amasomo. Twagiye twumva bimwe mu byamamare byapimwe barimo bafata ku mavuta, ugasanga bakoresha ibiyobyabwenge ba motion. Birababaje kubona umuntu dushobora kumubura yari afite impano, yari afite tara, ariko iyo ubuze ikinyabupfura byose biba ari zero, iyo ubuze discipline byose biba ari zero. Icyo cyose waba ukora, bavuga ngo discipline is the bridge to success. Ikinyabupfura ni ikiraro kikujyana ku ntsinzi. So rero ushobora kuba ufite impano, wabonye n'amahirwe kumara imyaka 5 uteranyiriza indirimbo, umwe azana agacumu undi akazana agacumu kugira ngo video ikorwe, wabona amahirwe yo gukorana na Universal Music Group, ukazira gereza, bisa naho birasa neza ukuntu, bisa naho bigayitsemo ukuntu. Kuba ushobora gufunga imyaka ingahe uzira gukoresha ibiyobyabwenge, ni ibintu bibabaje cyane. Twagiye tubura abantu bari abastari, bari bafite impano zihambaye, tugenda tubabura kubera gukoresha ibiyobyabwenge. Ni ibintu bibabaje cyane, ariko kandi ni ibintu buri munsi ubukangurambaga buraba, mwirinde ibiyobyabwenge, mwirinde gukoresha ibiyobyabwenge, mwirinde ibisindisha, mwirinde, ariko ibyo byose ugasanga nta musaruro bitanze. That's mean ko turacyakeneye amasomo, turacyakeneye guhugurwa, turacyakeneye guhozaho. Uyu munsi wa none ni inkuru ibabaje yasakaye ku mbuga nkoranyambaga yamaze bisubuhihuse, ariko aho umuyobozi wa polisi cyangwa se umuvugizi wa polisi abikomorejeho, abantu bongeye gucika ururondogoro ku mbuga nkoranyambaga. Gusa nanone natwe dukora ibintu tureke gukabiriza, ngo bari ngo sinzi ngo banywere $8 ngo nanirwa kwishyura. Ibyo bintu byavuzwe kuri Bushari, kuri Bulldog na JC Rubavu, baranyweye ngo nanirwa kwishyura. Rimwe na rimwe natwe tureke gushyiramo akantu kiharabika,
no gukomeza gukatariza inkuru yego views nibyo pe ariko wibuke ngo nawe uri mu gereza bakavuga ngo wafungiwe kutishyura mu kabari ni ibintu biba biciriritse cyane kugeza ko ni abantu bazima na abasitari ariko kandi nanone ni abantu bazi kureba bafite ubushobozi sinakiza ko umuntu ufite ubwenge ajya mu kabari adafite amafaranga yabuze kwishyura njyana nabiseka aho abasore bamwe na bamwe ukumva umuntu aravuze ngo yasohokanye umukobwa ngo abura yo kwishyura gute se ntabwo uzayo ufite niba dusohokanye ukavuga ngo mu inkoko nawe nayo mfite simfite inkoko rya burusheti cyangwa se urye n'imvange n'ibihari sinakiza rero ko umuntu ushobora kuvuga ngo kanaka ngo yagiye mu kabari ngo abura amafaranga yo kwishyura ngo rimwe mbibonamo nko gusebanya rimwe mbibonamo nk'iharabika rimwe mbibonamo nk'ibintu bitari profession tugerageze tube positive wenda ngana ku musozo sindi buze kugira rubyiruko n'ubutumwa mbagenera twirinde ibiyobyabwenge twirinde ingeso mbi twirinde ibisa n'icyaha byose bituganisha muri gereza kuko gereza si nziza gereza iradindiza gereza ikwicira amahirwe gereza ituma no gutakariza icyizere uzareba iyo umuntu afunguwe abyanga bikona kakano bakomeza kanaka wari ufunzwe karakomeza akakwicira repetasiyo icyo ni kimwe ikindi tugire ubumuntu tureke gukabiriza inkuru za bagenzi bacu ariko kandi tugire umutima mu minsi ishize ngana ku musozo Diplomate n'umwe mu baraperi bakomeye cyane yapfushije umubyeyi we mama we yamushyinguye Rusororo nababajwe cyane no kubona nta musitari n'umwe watabaye Diplomate ndavugana ariko se bano basitari bafite umutima ndabona bano basitari bacu bafite umutima Diplomate yabanye nabi bingana ikize ku buryo adafite umuntu wamutabara nabonye witwa Spax nabonye nyine mubazwe nawe umuntu wenyine uzwi wari uhari abaraperi bakoranye abahanzi bakoranye inshuti ze habura n'umwe ujya gutabara Diplomate ndavuga ni umutima wacu wa kinyamaswa aho umuntu uje kugira ibyago nagiye n'umutabara ndavuga ni nyamuneka twongere kugira umutima twongere gukundana ariko kandi twirinde ibiyobyabwenge rero ngibyo ibyo nababwira turacyakomeje gukurikirana amakuru ya Ariel ariko gusa this week nshobora kujya kumusura Imana inshoboje nuko nahamagaye manager we kare nanyitabe nawe nabonye ikiganiro aze kunyitaba so ndibaza ko byanga bikunda next week tuba dufite andi makuru atandukanye n'aya ngaya tuba dufite indi version nshya izaba ifite ahantu ihure n'ubundi tuba tumenya se dosiye yabo yamaze kuberegerwa parike yo wajyageze hariya byatangiye gusa n'abihindura isura ese rizati zo gukoresha ibiyobyabwenge zarasohotse Rwanda Forensic Institute kino kigo nacyo cyo gishinzwe gupima ibimenyetso bya gihanga nacyo kiba kihari kugira ngo kigende gicurujijo gica amatiku gica byinshi cyane wibaza so reka rero mvuge ngo reka mbe subikiye hano kambe miniye hano ariko tubifurize kugaruka ariko kandi twizere ko n'amasomo baba bakuyemo twumva abahanzi benshi ngo umuntu agiye mu kabari ararwana hari ukuntu bikurikira repetasiyo kandi uzi ko ari imikino reka rero nsoreze hano mbashimire mukomeze kudukurikira mukomeze kubana natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi Rujyama Phone Shop akora ka free zone mu mujyi ubwo abazamukira hepfo amwe house Olenfor ugitangira ka free zone hepfo ni inzu imwe ebyiri eshatu kwa Rujyama Phone Shop ashaka telefone nziza cyane abashaka smartwatch abashaka ibikoresho byose by'ikoranabuhanga abashaka accessoires zose za telefone abashaka ama laptop stand abashaka ikoranabuhanga byose bavuze accessoires zose bavuze ama fast charger bavuze ama screen protector bavuze za pochette bavuze ibikoresho byose bikorana ama headphone meza bavuze ibikoresho byose bikoranabuhanga wakifuza kandi bijyanye n'icyerekezo muri no si turi muri digital ibintu bya AI ntabwo bikoresho udafite udafite telefone nziza utagira n'ikoranabuhanga utagira n'ibigezweho reka rero mbashimire mbabwire ngo amahoro y'Imana bane namwe mugire weekend nziza nitwa Patrick dusubiye mu biganiro byacu bitaha